Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Mbasuje mbifuriza gukomeza kugubwa neza cyane aho muherereye hose. Mwebwe mwese mu gukurikira Talent TV Show, mugakurikira amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ngarutse mu makuru y'imikino kuri aya masaha y'umugoroba. Ngarutse mu makuru y'imikino agezweho, tugiye kugaruka kuri byinshi bitandukanye. Vision yareze APR Football Club rega n'umusifuzi. Ese in case ibi bishobora kugira ingaruka kuri APR mu buhe buryo? Ibyo byose turaza no kubigarukaho, ndetse tuza no kugaruka ku makuru ari muri APR Football Club nyuma y'ubuyobozi bushyarakurikiraho iki. Ibyo byose tugiye kuba tubiganiraho. Equipe ya APR Football Club iri gutegura umukino w'ikirarane wa Rutsiro ku munsi wo ku cyumweru. Turaza kureba amakuru ari muri Nyamukandagera mu kibuga kikasa imitutu muri rusange, n'iki bihinduka zigiye gukora, n'icyo bisobanuye kuranirwa equipe ya APR Football Club. Ibyari byose byakavuyo turaza kuba tubigarukaho, urumvikane mu kijyanye n'impinduka nshyashya z'ubuyobozi muri rusange. Nibyo ngibyo tugiye kuba tugaruka muri iki kiganiro, tugiye kuba turebera hamwe ibyo byose nge namwe muri rusange. Kanda subscribe, ukanda like, utangira ibitekerezo bya muri commentaire kugira ngo ujye ubasha gukurikira amakuru n'ibiganiro byacu bindi tugenda tubagezaho. Kuri we tubanye bagambere kandi nayo tubanye buri munsi, dora tubana kandi subscribe ikaze ku buryo burambuye. Nge nitwa Janvier Mukama, iracyari Talent TV Show muri rusange. Ikipe ya Vision yamaze kuba itanga ikirego cyayo muri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Itanga ikirego ivuga ko yibwe na APR Football Club binyuze mu musifuzi Dushimimana Eric. Akaba Vision yaratanze ikirego ivuga ko yatewe penalty ebyiri zitarizo. Ngira ngo abantu benshi babonye penalty ya mbere mu gice cya mbere cya penalty ku mupira utewe neza na Gilbert Mugisha, ari muri tendance yo kuba yatsinda igitego umukinnyi agatega umugongo. Dushimimana Eric bikaza kurangira atanze penalty. Uyu mugabo rero equipe ya Vision ikaba yamaze kugeza ibaruwa muri Federation imurega, ndetse inasaba kurenganurwa ku mukino yahuyemo na equipe ya APR Football Club, ivuga ko yibwe penalty ebyiri zitari izo muri rusange. Nyamara kandi muri uyu mukino niho hagaragaye ko APR yabonye penalty ebyiri nazo irazimwa, kandi ari clear and obvious. Zari penalty zigaragara, zari penalty buri muntu wese yabonesha amaso muri rusange. Byumvikane ko equipe ya APR ku munsi wo kuwa kane ikina na Vision yahawe penalty ebyiri zitarizo, yimwa penalty ebyiri zirizo. Asiri icyo gihe twavuga ko ari ibintu byose binahuriramo. Ikindi kandi aba basifuzi bacu rimwe na rimwe ntago baba bari ku rwego rwo gusifura izi match. Aba badushimana abantu bo gusifura match zo mu ntara abantu batari kureba. Nukuri ukora ikosa rimwe abantu bahita bakumanuka mugani wa Rugaju, navuga ati aba bantu iyo bavuze ukavuga ko urwego rwabo ruri hasi barababara. Ni Rugaju ni ninde uvuze ko abasifuzi umuntu avuze ko bari ku rwego rwo hasi bababara? Ubu ni ndavugiye abasifuzi bo mu Rwanda ko gutanga penalty nyinshi mu mikino ari icyaha. Ninde babwiye ku buryo penalty zirizo zimana ugatanga penalty zitarizo? Kuno kugira ngo ugaragare ko harya wagize wa balance ibintu, bavuga ati niba hano byagenze gutya naho biragenda gutya. Ibyo rero bikaba byabaye. Ferwafa ikaba yakiriye ikirego cya Vision, akaba ari baruwa yanditswe n'ubuyobozi bwa Vision bujya kurega rwose muri Federation, burega equipe ya abirega umusifuzi Dushimimana Eric. Ni mu ibaruwa rero yabanditse bavuze ko Vision yareze umusifuzi Dushimimana Eric wayisifure ku mukino APR Football Club yabatsinze imitego ibiri byombi bya penalty. Vision rero ikavuga ko kuri penalty ya mbere umupira watewe mu mugongo wa myugariro wabo, mu gihe ikosa ryavuye mu penalty rya kabiri ryakorewe hanze y'urubuga rw'amahina. Vision yahise yandika inasaba Ferwafa ko umusifuzi Dushimimana atakongera kwegeraho ikipe iri gukina, kuko ku mukino batsinzwemo na Mukura Victory Sport ku munsi wa kane yabasifure nabe. Ikiriho ntabwo uyu mukino wasubirwamo, ariko se nanone byarangiye. Vision ikaba iri gusaba ubutabera irabukwira. Icyo ni ikibazo namwe mugomba kwibaza mukanabirebera hamwe muri rusange kabisa. Akaba ari uko ibintu bimeze, akaba nuko ibintu byestaye. Ese niba warabaje gukurikira umukino ukawureba, equipe ya Vision ubundi yaribwe, yararenganye, ntago yarenganye? Ibyo ngibyo muraza
kubimbwira neza cyane muri commentaire. Ekipe rero ya Vision ifite ikirego unarebye umupira maybe penalty ya mbere, naye nshobora kuba ndi umwe mu bantu bashobora kuba bayishidikanyijeho. Ndavuga nti sinzi nta nubwo ndi kumva impamvu iyi ngiyi ibaye penalty, ku buryo byatuma umupira ukubiswe mu mugongo, urebe n'umukinnyi ateze umugongo, ntabwo iri ari penalty kabisa. Ahangaha Vision yarenganye, ariko nanone izo APR yimwe nazo ziri clear and obvious, nayo igiye kurekana amasubwo ndetse kitaregwa ntago yarega ngo bayibye penalty cyangwa se ari penalty batayihaye. No, ibyo ntago igomba kubivuga, ntabwo igomba gutangamo ikibazo. Ngibyo byani ibintu biba byarangiye already, ni ibintu tugomba kwigiza inyuma. Ubwo ikindi cyakorwa, wenda federation bashobora gufashisha amashusho bakasesinga uko umukino wagenze, bakareba ishoboka byose, bakaba bahana umusifuzi Dushimimana Eric. Ariko wenda ikintu kijyanye no kuba mu mukino wasubirwamo cyangwa se APR igahanwa mu bundi buryo, dore ko ubongo buri muntu wese agiye kujya ashaka uburyo ayogeraho uburimiro, ntabwo bishoboka. Abantu batekereza ko APR yahanwa, no, umusifuzi we yahanwa, ariko kugeza kuri umunota currently equipe ya APR Football Club ntabwo yahanwa. Byarangiye ikigomba gukurikizwa no kureba niba uyu musifuzi Dushimimana Eric ahubwo we aza guhanwa, ako nanone agahanwa ari uko babanje kugira gute, babanje kureba ese koko ayo makosa Dushimimana Eric yayakoze. Nicyo ngicyo abantu bari buze kugenderaho, nta kindi kintu abantu baza kugenderaho. Ni ibyo ngibyo byo kureba niba koko ikosa ryabaye, kandi niba ryabaye koko ryabaye rigomba guhanwa. Amategeko n'amabwiriza bigomba gukurikizwa, buri kimwe kigomba gukurikizwa, ubundi ibintu bikajya ku murongo bana, ibintu bikajya ku murongo. APR rwose ibintu bikagenda neza cyane muri rusange kabisa. Ikintu twaje tugaruke n'ubundi duhita tujya indani muri APR mu buyobozi, ndaje tubigendemo neza cyane, tubigendemo mu bintu bijyanye n'andi makuru yose arimo muri APR. Muri APR kabisa turebe ibindi bintu birimo abakinnyi bamage mu makipe nationale yabo, bandi batandukanye kabisa. Nibyo tuje kuba tugarukaho, ngira ngo ibyo ngibyo byose byamaze kuba birangira. Vision yareza, ariko nta kintu birubuze gutanga, n'ubundi hashobora guhanwa umusifuzi, ariko ntago APR Football Club nta ngaruka biza kwigiraho. Abantu mwari mwagize ubwoba ngo APR niraza guhanwa cyangwa se biraza kugenda gute, ibyo ngibyo byo mugibagirwe, nta kibazo APR Football Club ifite. Ahubwo tugiye muri APR, mbere ko tujya mu bakinnyi bahamagaye ndetse n'uko imyitozo yo gutegura umukino wa Rutsiro imeze, munyemerere tugaruke ku bijyanye n'ubuyobozi. Ku mugoroba, wenda ntabwo twagize umwanya wo kwiganiraho, ku mugoroba twabonye bodi yose ya APR Football Club. Nimvuga bodi, ubwo ndavuga etat major ya original, muvandimwe ari yazanye ukunda kunze ko ati etat major original, nyuma yo kwejo bundi babandi bari barigize abapampe bafashe ifoto bakifotora akaba ati ni etat major muri equipe y'ingabo civilian. Etat major we kwa nini gute, mu buhe buryo? Brigadier General Deo Rusanganwa, chairman mushya wa equipe ya APR Football Club, yarari kuri uyu mukino. Umuyobozi w'icyubahiro wa equipe ya APR Football Club CDS General Mubaraka Muganga, umuyobozi wa sport muri RDF Major General Vincent Nyakarundi, hakaza Major General Alex Kagame wayoboye APR Football Club yakomeye cyane tuzageze muri Cup Winners Cup. Muramwibuka neza cyane, nawe yarahari, n'abandi bayobozi b'amadiviziyo atandukanye ndetse n'andi department yo muri RDF akomeye cyane bari baje gukikira equipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club. Ubwo kandi uko bo bari bicaye muri stade, team manager Major Elias cyangwa se Major Elias Kavuna, we yari yatangiye imyitozo, yari yatangiye akazi
ngira ngo ni wari mu bijyanye no gusimbuza ku mugoroba ekipe ya APR Football Club yebwe yakinaga na ekipe ya Vision, niwe wari uri gusimbuza, akaba yise atanga itegeko nta muntu n'umwe wemerewe kwinjira muri vestiaire ekipe ya APR Football Club atari umukinnyi wa APR Football Club cyangwa se umuyobozi wa APR, muri make umukozi muri ekipe ya APR Football Club ntawe agenda ni igiti. Niyo makuru mfite, mumwibuke ni n'umwe ni team manager wari ahari bafati mweyo bagakura 16, mumwibuke ni yari team manager ku ngoma ya Adiri, ibyo nabyo mubyibuke, mwumve ko none APR Football Club abanyamakuru bari kujyamo bakagenda bakifotoza ishyorongi, babandi bayitwa abapampe bari barigeze bakarakajya he ngo bafite ijambo muri APR barajya he ko nyamukanagera mu kibuga kikasmitutu yamaze kuba igaruka kuri ku muco wayo, yamaze kuigaruka ku muco wayo, ibintu byamaze gusubira ku murongo guys. APR yagarutse ku igitinyiro cyagarutse, abanyamakuru b'inkomba amakabutura nizere ko yamaze kudepoza muri Rayon Sport, noneho yasubiyeyo agiye gukomba amakabutura n'inkweto. Ubwo umuntu mvuze muramuzi, ntago ari ngombwa ngo mentioning izina rye. Abari barigize abantu ba hafi muri APR abayova bari bose bivanze mirondo ryivanga n'abajura. Hanga rwose kimwe bintu byatumye Richard Karasira rwose ava muri APR, afande abakunzi ba APR Football Club utwara igikombe cya champion udatsinzwe kuri sezo yawe ya mbere, bari bakwishimiye kandi bakwishimira nk'abantu bazi umupira, nk'umuntu uzi umupira umaze imyaka yoba ekipe ya Marine Football Club. Ariko ikintu cyo guhereza icyuho abanzi, ikintu cyo guhereza icyuho aduyi muri APR cyagukozeho kabisa. Ntabwo APR Football Club ariyo kwa makajagari k'abanyamakuru bameze kuri abantu baturutse imihanda yose ngo bagomba kugira ijambo ngo n'abapampe. Oya, amafaranga bari yarahagije nari yakaye nayo bazayaruka munsi byose byasubiwemo. Ubu ngo muzavuga miliyoni zaguze Chidie Ebere, mugure muvuge miliyoni zaguze umuntu witwa zaguzwe umuntu witwa Godin Odibo, muzabisobanura mwiteguye diti giye gukorwa. APR rero ikabayo ibintu byari kubikora bucece mu gace. Ubuyobozi bwagiyeho, hari amakuru agomba ko witwa Kalisa Georgine agomba gukorerwa audite, agasobanura ko ari umutungo wa APR Football Club umwaka usi yarahombye. Hari imingara amafaranga y'imishara agiye atangwa ku bantu badakora muri APR, abantu bazana amakode n'amakonti atanabaho, acicwa amafaranga asohoka muri APR Football Club ariko batazi ngari kujya he. Ibyo ngibyo byabaye. Colonel Ritadi Karasira Richard ari kurebera, Georgine arimo ararebera, n'abandi batandukanye bo mu zindi nzego. Ibyo byose anytime audit zakorwa mu mubazwa amafaranga yagiye, cyane cyane umuntu witwa Georgine. Ibyo bintu azabibazwa, abantu bahembwaga batari abakozi ba APR Football Club bazwi. Ibyo ugomba kubisobanura. Ibyo byose rero Brigadier General Deo Rusanganwa na board yose equipe APR mugomba kubisobanura neza, ibyo bintu mukabisobanura. Dore ngaho nibereye. So APR uyu munsi bakoze imyitozo, bakaba ari imyitozo bari gukora itegura game ya Rutsiro saa 9 ku cyumweru. Akaba ari ikirane cy'umunsi wa mbere, ejo muri Rayon Sport nayo ikaba igomba gukina iki ejo kuri wa gatandatu. Rayon Sport ikaba iri gukina ikirane cyayo na Etincelle, cyane cy'umunsi wa karindwi nyirango, umunsi wa karindwi. APR abakinnyi bayo bahamagaye muri equipe nationale, abakinnyi babiri twamaze kumenya. Witwa Mamadusi akaba yahamagaye muri equipe y'igihugu ya Mauritania, rutazamu afite blessing 2 goals, nyuma gutsinda ibitego bibiri muri kuwa kane bya penalty byombi. Yamaze kuba abona korapu muri equipe nationale. Yaraga imyitozo mwayibonye uko yagenze, we na kumusonso aza gushyiraho n'akandi kavideo gatoya kabibereka. Ako ni imyitozo, niyo video yonyine ndako ndi bubereke murayireba ndimo ndayivugiramo. Bakoze imyitozo uyu munsi rero, akaba ari equipe bakoze imyitozo abakinnyi bose, yabo bagaragara ku mukino n'abatagaragara.
ubwo njya mvuga batagaragara mwumva ba Pamo mwumve babande bose ba Godwin Dibo babaye bababura baje badafite ikintu bakora muri APR, badafite icyo bishe, badafite n'icyo bakirije. Abakinnyi barimo bakerema muri kubabona Baramini Ba, ba Muzungu, Ivan, Arion Suwane, bande ba Pierre bose, Mamadusi n'abandi batandukanye. Ngira ngo inyuma muri kubona abayobozi batoza bungirije bose bari gukoresha imyitozo. Mamadusi mwamubonye akora nyine tuntu bagorora umubiri. Byinengero Gilbert, Arion Suwane, Mugisha Gilbert ndetse na Kagege nako na Claude n'umugabo bose bari kumwe muri kubabona. Umutoza Mahedi Marimushi wa fitness arimo arabahereza amabwiriza y'ibintu bagomba gukora kugira ngo bagume bari fit 100%. Abakinnyi batandukanye bose murimo murababona, Batadeyo Ruwanga, Richmond Ramte, Ramini Ba, Nigena Kerema, Ruboneka Jean Bosco murimo murababona benshi batandukanye. Pavel Nzira murimo muramubona bagorora amaguru. Nuko ibintu byari bimeze muri APR uyu munsi, ubwo bisanga ba Claude n'umugabo bamagwe muri equipe nationale bagomba kwitabira match za Uganda zirejo bundi ndetse Mauritania Mamadusi nayo kitabira ejo bundi, bose bakaba bamaze kuba babona collab. Reka nkubwire ngo komeza ugira ibihe byiza. Ngewe nitwa Janvier Mukama, ini Talent TV show. Imana ikurinde tuzegura amani makuru yacu turebera bimwe byinshi bitandukanye, nandi makuru aza kubagezweho mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu kabisa. Uraza kubiri kumwe nanjye Janvier Mukama, tugenda tureba byinshi bitandukanye, nandi makuru aza kuba agezweho muri rusange. Imana ibarinde dure mani makuru yacu